data wera, kandi uyu mwanya data tukwereka umuja wawe data wera wihamagariye kuko umukunda. Nuko uyu mwanya utangiye umuhango, indi yose irakurikira. Mwami ubane natwe mu byose.
ubwami bwawe twishimane iteka. Umeze intambwe zanjye Nyagasani, ngukurikire ntadandabirana, ubuzima bwanjye bwose ngukorere.
bavandimwe ni mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'ukarisitiya dufite umutima usukuye. Remereye imbere y'Imana ishobora byose, Mberanye bavandimwe tuganaciye rwose ibyo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naraciye rwose n'igihe twanengera Mariya mutagatifu w'igiteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe mumusore kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amina. Dawe Mana ishobora byose, twemera ko umwana wawe yapfuye kandi akazuka, ishimire gusangira nawe isuka kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugatekana mwe bwa Roho Mutagatifu ko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Ubuhanga amaherezo y'intungane anyuranye n'ay'abagome. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta gitekerezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu, barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano. Bagiye kure byitwa ko barimbutse, nyamara bo bibereye mu mahoro. Ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe, bahorana amizero yo kutazapfa nibamara guhanishwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba bayo, yarabasakuye nka zahabu mu ruganda, ibagira nk'igitambo kitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazabengerana. Barabagirane nk'igishu, barabagirane nk'ibishushanyo by'umuriro mu bikenyeri byumye, maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose. Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo, abamuyobotse bazibanira nawe mu rukundo, kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, ntareke gusuzugura abo yitoreye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndukwiriye gutura ku musozi wawe mutagatifu, umuntu utazorwa mu migirire ye kandi agakurikiza ubutabera. Ugenda wese muzaturanye wawe
nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. I Betaniya ku musozi Mariya na mwene nyina Marita bari batuyeho hari umurwayi witwa Lazaro. Mariya niwe wari warasize nyagasani umubavu, umusatsi we akawuhanaguza ibirenge bye. Lazaro wari urwaye ari musaza we. Uko bashiki be batuma kuri Yezu bati mwigisha ukunda ararwaye. Yezu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo kugaragaza ikuzo ry'Imana ndetse igahesha ikuzo umwana w'Imana. Yezu yakundaga cyane Marita na mwene nyina Lazaro. Yumvise ko Lazaro arwaye amara iminsi ibiri aho yari ari. Arimo abwira abigishwa be ati nimuze dusubire mu Yudeya. Abigishwa baramusubiza bati mbese umunsi ntufite amasaha 12? Iyo umuntu agenda ku manywa ntasitara kuko aba abona urumuri rw'isi, ariko umuntu ugenda nijoro arasitara kuko aba adafite urumuri. Amaze kubabwira ibyo yungamo ati inshuti yacu Lazaro arasinziriye, ngiye kumukangura. Abigishwa be baramubwira bati mwigisha niba asinziriye azakira. Yezu yashakaga kuvuga ko yapfuye, bo bumva ko yaheranwe n'ibitotsi. Yezu none haberurira ati Lazaro yarapfuye. Mutumye nishimira ko ntabaye kugira ngo mwemere, ariko nimuze tumusange. Nuko Tomasi witwaga Didimi abwira abandi bigishwa ati reka tujyane nawe tuzapfane nawe. Yezu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Kuva i Betaniya ugera i Yerusalemu hari nk'intera y'amasitandi 15. Hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahuza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yezu aje ajya kumusanganira, Mariya wasigara imuhira. Marita abwira Yezu ati mwigisha, yuba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ngubu nzi neza ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yezu ati musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati nzi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Yezu aramubwira ati ningesuka n'ubugingo, unyemera naho yaba arapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa, ibyo urabyemera? Marita ati yego nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Amaze kuvuga atyo ajya guhamagara mwene nyina Mariya aramwongorera ati umwigisha ari hano kandi araguhamagara. Mariya byumvise ahera ko arabaduka aramusanga. Ubwo Yezu yari ataragera aho atuye, yarahagaze aho Marita yari yamusanganiriye. Nuko abayahudi bari hamwe na Mariya mu nzu baje kumuhoza, babonye abadutse agenda baramukurikira bibwira ko agiye kuririra kumva. Mariya agezeho Yezu yari ari, bamukubita amaso aramupfukamira ati nyagasani iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira n'abayahudi bamuherekeje nabo babarira, ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati mwamushyinguye hehe? Baramubwira bati nyagasani ngwino urebe. Nuko Yesu asuka amarira. Abayahudi baravuga bati mwe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati washoboye guhumura ya mpumyi yarananiwe kubuza uyu gupfa. Yesu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva, yumva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yesu ati nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati nyagasani ubaranuka, uyu munsi ni wa 4. Yesu arababwira ati sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yesu yubura amaso ayerekeza hejuru aravuga ati dawe ndagushimira kuko wanyumvise. Nge nari nsanzwe nzi kunyumva, none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati Lazaro ngwino sohoka. Uwari wapfuye arasohoka, azi ibiganza n'ibirenge bigihambiriye no mu maso hagipfukishije ibitambaro. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Teraniye hano muri iki gitambo cya misa kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu, umuvandimwe, inshuti, umuturanyi bazubagira Mariya. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ubuhanga twazirikanye
twumvisemo amaherezo y'intungane, aho batubwiye ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, nta kababaro kazongera kuzigeraho. Iryo somo twazirikanye rero rikubiyemo kwemera gushingiye ku bintu bigera kuri 4 by'ingenzi. Icya mbere ni uko iryo somo ridushishikariza kugira ukwemera ndetse n'icyizere mu buzima buzahoraho iteka, ndetse no kwiringira no kwisunga umugambi w'Imana ku bantu bayo ndetse no ku biremwa byabo. Iryo somo kandi ryagarutse ku cyo abantu batekereza ku rupfu rw'intungane, aho batubwiye ngo bameze nk'aho bagowe nyamara bo bibereye mu biganza by'Imana. Mu maso y'ibipfamutima nk'uko tujya tubiririmba, abantu baba bazi ko iyo umuntu apfuye aba azimiye burundu, nyamara ahubwo ababonye umwanya wo gusubira ku Mana yamuremye ndetse no kubana nayo. Ikindi twumvise muri iryo somo ni igihembo cyangwa se ibihembo izo ntungane zizahabwa. Twumvise yuko bavuze yuko bazahabwa ikigeragezo kugira ngo basukurwe bamere nka zahabu, ariko nyuma y'icyo kigeragezo bakazahabwa igihembo cy'ubugingo bw'iteka. Mu ivanjiri tumaze kuzirikana, twumvise igitangaza cyakorewe umuntu witwa Lazaro wari inshuti ya Yezu ndetse na bashiki be Mariya na Marita, hanyuma Yezu akamuzura. Mbere yuko tuzirikana iyo vanjiri, ndagira ngo tubanze tuzirikane ibintu bimwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane ku munsi nk'uyu w'akababaro tuba twabuze abacu batuvuyemo. Mbere na mbere, urupfu ni ukuri ariko kutugora kurwakira. Mu yandi magambo, ibyaremwe byose hari igihe cyo kubaho n'igihe cyo kuzasubira aho byavuye. Mu buzima bwacu busanzwe tugira ibidushimisha, tukagira ibitubabaza, ndetse tukagira n'ibidutera ubwoba. Muri ibyo bidutera ubwoba rero harimo n'urupfu, kubera ko ari ukuri tudapfa kwakira cyangwa se twakira bitugoye. Nyamara nubwo turutinya, ijambo ry'Imana ryo riradutinyura rikanadusaba kudafata urupfu nk'aho ari ishyano ritugwiriye cyangwa umuvumo, ahubwo tukarufata nk'aho ari ikiraro tugomba kwambuka kikadufasha kugera iwacu kuri aho ubuzima butazongera gupfa. Aho ni iruhande rw'Imana nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Icyakora nanone ibyo bitwibutsa ko kubaho tugomba kubaho tubiharanira kugira ngo imibereho yacu ya buri munsi irusheho kunogera Imana. Mu yandi magambo, tugomba kubaho dutegura amasaziro yacu nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, dutegura aho tuzajya kuba. Iyo rero tugiye gushyingura umuntu cyangwa se gushyingura abacu, tugenda turira dushavuye ndetse tunaganya Nyagasani yaba aretse kumudutwara, cyane cyane tuvuga ko twari tukimukeneye. Nyamara rero rimwe na rimwe tuba twibeshya. Yego tuba tukimukeneye, ariko hazamo n'akantu k'ubwikunde ndetse no kwibeshya, kuko Nyagasani akunda abo yaremye kuturusha, kandi imigambi bafiteho twe ntacyo twayihinduraho, nta nubwo tugomba no kuyivangamo. Mu yandi magambo, Nyagasani niwe ufite ijambo rya nyuma ku biremwa bye, cyane cyane ku bantu bayo be no ku buzima bwabo. Natwe rero ku bijyanye n'urupfu tujye tuvuga nka wa munyarwanda ugira uti, iyo nyiri umuringa aje utega ukuboko. Bavandimwe rero, urupfu ntabwo ari ishyano si n'umuvumo, kuko na Kristo yarunyuzemo, kandi urupfu rwe nirwo rwaduhesheje umukiro w'iteka. Ubuzima tubayeho muri iyi si nta handi tubuvana, tubukesha Imana yonyine. Abakristo benshi kandi benshi babyemera, bafite umuco mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, bazi uburyo ibonekerwa dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 37 batubwira uburyo Imana yasubije ubuzima amagufwa yari yarumiranye atakifitemo ubugingo. Iryo somo rikomeye ririmo aho ngaho nuko Imana ariyo soko y'ubuzima, ibusubiza abapfuye ndetse no kubazura ntibyayinanira, kuko nta na kimwe Imana itashobora mu bushobozi bwayo.
umuhanuzi Ezekiel mu magambo meza yuje ihumure abwira umuryango w'Imana ko nta buzima ufite, ko ubucakara bwo muri iyi si ubayemo ari bwo butujyana mu gihugu cy'amahanga cyangwa se bukatujyana kure, bigatuma budutandukanya n'Imana, bigatuma tubaho tutariho, tudafite amiringiro y'ejo hazaza, kandi tukabaho tutazi n'iherezo ry'ubuzima bwacu muri rusange. Nyagasani rero icyo adutangariza cyangwa twifuzaho ni uko nk'uko twabyumvise afite ubushobozi n'uburenganzira bwo guhamagara buri wese akamuvana mu mva ye nk'uko yazuye Lazaro twumvise mu ivanjiri. Uwitwa umukristo wese kandi agomba kureba mu buzima bwe bwa buri munsi mu bimenyetso by'ubuzima budafashije abayemo, ubuzima butari bwo, hahandi imibereho y'iki gihe muri iyi minsi itagishingiye ku Mana, ahubwo twigize Imana ubwacu twebwe, tugatangira kubaho nk'aho Imana nta kikivuze mu buzima bwacu, kandi tuzi ko hirya ya byose n'ubundi tuzagirana urubanza n'Imana. Bavandimwe rero, igikwiye kudutera imbaraga kandi dukwiye kwizera, naho muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel umutwe wa 37 umurongo wa 12, Uhoraho abwira umuryango agira ati, ngiye gukingura imva zanyu nzabavanemo mwebwe umuryango wanjye. Ayo magambo kandi meza cyane dusanga mu ndangakwemera yacu, batubwira duhamya, aho tuvuga tuti icyatumye Yesu amanuka mu ijuru twebwe abantu no kugira ngo dukire. Bivuze ngo Imana ntabwo ishaka urupfu rw'abantu babo yaremye, ahubwo ishaka ko tubaho tukava mu mva zacu nk'uko Yesu yahamagaye Lazaro, kandi akaba ari cyo isaba buri muntu wese. Uwo ukunda rero ntabwo wamwifuriza ikibi, ni nayo mpamvu Imana itakwishimira urupfu rwacu. Bavandimwe duteraniye hano duherekeje Bazubagira Mariya, tugomba kuzirikana ko ukwemera dufitiye Imana, ukwemera dukesha ibyanditswe bitagatifu Nyagasani atubwira, ari wo muti wo kudapfa. Iyo tuvuze kudapfa ntabwo ari urupfu fizike tuba tuvuga, ahubwo ni ugupfa ukimukira mu bundi bugingo bw'iteka nk'uko twabyumvise mu ivanjiri. Mu ndangakwemera yacu nk'abakirisitu hari aho twiyibutsa ibyo twemera tugira tuti dutegereje izuka ry'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Ayo ni amagambo twumvise nanone mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ubuhanga. Uko kuri dukomejeho cyangwa se dukomeyeho n'ahandi gukomoka hatari ku izuka rya Kristo, kuko Yesu niwe twibutsa ko abapfuye bizeye Kristo kandi bakamwemera byose bitarangirira kuri urupfu fizike tubona, ahubwo Yesu mu magambo ye bwite yibwiriye Marita mu ivanjiri nk'uko twabyumvise, yamubwiye amagambo ambahumuriza avuga yuko abapfuye bamwizeye bazabaho, aho yagize ati, ningezuka n'ubugingo, unyemera wese naho yaba yarapfuye azabaho, byongeye kandi unyemera ntateze gupfa. Aya magambo rero Yesu yabwiye Marita na Mariya ni amagambo akwiye kudukomeza twebwe abakirisitu, twebwe turiho kandi tukabaho tudahangayikishijwe n'igihe urupfu ruzazira, ahubwo tukazarwakira nk'aho rugiye kutwimurira mu bundi buzima. Nta kintu na kimwe twakora ngo turuhunge, kandi nta nubwo twabaho ngo turutinye, ahubwo tugomba gushyira amizero yacu mu warutsinze burundu, we waturonkeye umukiro w'iteka. Mu ivanjiri twazirikanye hari ahantu Yesu agiye kujya kwa Marita yabwiye abigishwa be ati, muze tujyane. Nabo baragira bati, reka tujyane tuzapfane nawe. Kujyana na Kristo muri ubu buzima bwacu nibyo biduha icyemezo cy'uko turi kujya heza, ndetse no gupfana nawe nta gihombo twaba dufite, ahubwo cyaba ari icyemezo cyiza cy'ubuzima nyabuzima tuzaronka. Benshi bashobora gutekereza ukuntu Tomasi yatinze kwemera ko Yesu yatsinze urupfu, ko Yesu yazutse, bakavuga ko atamukundaga bihagije. Nyamara Yesu ni umwe mu bo atashakaga ko azimira kubera ukwemera gukeya yari afite.
natwe rero tugomba kumukomeraho kure ye. Tugomba kandi muri iyi mibereho yacu kumenya guhitamo ubuzima kugira ngo ubwo buzima duhisemo buzatugeze ku buzima butazazima. Amagambo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli atwibutsa ko kubaho tubikesha Nyagasani, aho agira ati nzabashyiramo umwuka wanjye hanyuma mubeho. Aya magambo twayahuza n'ayo Yesu yabwiye Lazaro aho yamubwiye ati sohoka mu mva. Iryo jambo ryuje ububasha bwa Yesu Kristo rishushanya ko uko natwe tubayeho ndetse n'uko tuzamera. Igitangaje kandi muri iyi vanjiri twumvise, Lazaro amaze kuzuka yaje aboshye ibiganza ndetse n'ibirenge, mu maso hagipfugishije ibitambaro. Ubuzima wabayemo muri iyi si, niba warabayeho wemera Imana, niba warabayeho ufite ukwemera gushyitse, nibwo Nyagasani azakuzuramo kandi abukuvanemo. Iyo Lazaro azuka akaza atameze nk'uko bamushyinguye, adafite bya bitambaro bari bamupfukishije mu maso, ntabwo twari kumenya aho avuye. Ariko ubuzima yari yarabayemo, ubuzima bwatumye Yesu amuzura, nibwo bwa bundi Yesu yavuze ati mumuvanemo ibyo bitambaro byanyu, hanyuma mumureke agire gute? Mumureke agende. Rero twebwe rimwe na rimwe hari igihe niyo Nyagasani aje kutuzura ngo atuvane muri bwa buzima bwacu bwa kera twari turimo, dutangira kuvuga nka Marita na Mariya bavuze bati Nyagasani uyu muntu wacu turamaze iminsi apfuye, ageze gute? Ubu aragira gute? Aranuka. Hanyuma tugakumira wa mugambi w'Imana idufiteho, ifite ku bavandimwe bacu, ifite ku buzima bwacu, twebwe tugaherera ku kuvuga ngo aranuka. Nyamara Nyagasani uwo munuko w'ibyaha, uwo munuko w'ubuzima bushaje niwo aza kutuvanamo kugira ngo aduhe ubugingo bw'iteka. Bavandimwe rero, muri iki gitambo cya misa twinginga no kwemera Nyagasani kugira ngo umubyeyi wacu, umuvandimwe wacu, inshuti yacu, umuturanyi wacu Bazubagira Mariya, Nyagasani yahamagaye amwakire, amuhe iruhuko ridashyira, kandi azamuzure ku munsi w'imperuka, amwicaza iburyo bwe nk'uko izuka twaryumvise mu gitabo cya mbere cyangwa mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ubuhanga, aho Nyagasani yavuze yuko azatuzura kandi akaduha ubugingo buhoraho iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ateze gupfa, nimureke rero turagize Imana uyu muvandimwe wacu watuvuyemo. Umva Nyagasani amasengesho yacu, ko mutakira iteka utubabarire. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, ko mutakira iteka utubabarire. Wewe wasubije abapfuye ubuzima, duhereye umuvandimwe umubyeyi wacu ubugingo bw'iteka turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, ko mutakira iteka utubabarire. Wowe wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze umuvandimwe wacu mu ijuru turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, ko mutakira iteka utubabarire. Simu mwakire mu bana bawe turabigusabye. Umva Nyagasani amasengesho yacu, ko mutakira iteka
umuvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye. umva nyagasani amasengesho yacu twagutakira iteka utubabarire. umva nyagasani amasengesho yacu twagutakira iteka n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose bwa Kristo umwami wacu. Amina. atagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwaho n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga, nimwakire maze muryeho mwese, ni koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, ni koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano nshya kandi izahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Turamya urupfu rwawe Nyagasani, tugamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. None rero Nyagasani, mu gihe twuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza ayo maturo. Turakwinginga twiyoroheje, utwebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Mutagatifu duhuze twunga ubumwe. Nyagasani, ubuke kiliziya yawe yogeye ku isi yose, maze uyego ryambere mu rukundo hamwe na Papa wacu Leo n'umwepiskopi wacu Papiasi n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani, wibuke umuyoboke wawe bazubagira Mariya wahamagaye umuvana kuri iyi si, maze ubwenze umwe n'umwana wawe mupfu umeze nk'urwe, muhe no kumwishushanya mu isuka rye. Ubuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye tubwizere bwo kuzazuka, na roho zo muri purgatori dusabira none, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi umuhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, intumwa zawe ntagatifu, n'abandi batagatifu bose bakwizwe byagiye bisimburana, hamwe nabo tuzagusize tukurata bwa Yesu Kristo umwana wawe.
dawe mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose abishyirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, we bwa Roho Mutagatifu ibihe bihora bisimburana iteka. Uko twabibwirijwe n'Umukiza kandi abidutegeka kandi akabitwigisha, tunyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritubure none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitoshya ahubwo udukize ibyago. Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose, ibihe turimo bishakashimo amahoro, we zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde amakuba yose, kugira tuyitegereje amizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibya Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe, tubasigiye amahoro, mba amahoro yanjye, bite ku byaha byacu ahubwo te kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe wiha amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amina. Ugira iteka amahoro ya Nyagasani, Urayahorane nawe. nimwifurizanye amahoro. Amen. Thank you.
urasumba usumba imana z'inyamahanga na wundi tubona ukwiye kwizerwa nyagasani imana yacu wongereza mu mitima yacu umuriro w'urukundo rwawe nyagasani ni wowe mahoro yanjye maragushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzacogora imigufi wawe nzaterura ndirimbe wanashye mu mahoro atagira umupaka. padiri wacu kudufasha guhesha umugisha umubyeyi wacu watuvuyemo. Njye wavugisha nitwa Jean Claude Munezero, abari ugiye gusa nkaho muza ikigiye gukurikiraho. Nyuma y'ibyo rero ntabwo ndarenga ntavuze no gushimira buri muntu wese uri hano wabashije gukandagira hano mu kudufata mu mugongo nk'umuryango. Mubishimirirwe. Reka twihute kugira ngo ducunguze uburyo mwete. yewe niba bitekereje ntabone uko ahagera nk'uko abivuze. turacunguza uburyo umwete. bazobagira Mariya umubyeyi wacu ni mwene ndi mu Rwango na Kambibi. yavutse mu mwaka w'1946. yasezeranye n'umugabo we nyakwigendera Karinda Karaveri mu mwaka w'1963. babyaranye abana 5 ariko bariho ni 3, abahungu 3 bose barubatse. akaba rero barabyaranye abo bana mvuze, kandi abamukomokaho ni abuzukuru 14. ariko tuvuga n'abuzukuruza. hasize abuzukuruza 7. murabyumva neza ko yitabye Imana afite imyaka 79. si uko yari ashaje cyane, ariko guhera mu gihe cya Covid yafashwe n'uburwayi, ariko arakira bikajya bigenda bigaruka. nuko mu myaka 2 ishize ni nabwo yongeye kuvunika, nuko umutera nabwo umuga bituma atabasha kongera kugenda nk'uko mbere yarabisangana. mu bana be 3 mbabwiye harimo Maître Paje Amahoro Herman. yamurwanyeho ku buryo ashoboye, ntabwo yigeze agira icyabura. yewe no mu minsi ishize byumweru nka 3 niba ntibeshye cyangwa se kwezi, yabaye mu bitaro. hanyuma avayo bamusezeye, ageze
mu rugo, akomeza kumererwa nabi kugeza ubwo ejo bundi kuri iriya tariki ya 16 z'ukwezi turimo kwa karindwi cyangwa Nyakanga mu Kinyarwanda yitabye Imana. Twabimenye ku manywa gutya babitubwira, nuko none uyu munsi nyakwigendera arangije misiyo ye cyangwa se urugendo rwe hano ku isi. Ibi binyibukije ijambo ry'Imana ritubwira ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Mariya Padiri nuko rero nanone turamushimira yuko yaje kugira ngo tumusezereho twese. N'ayandi magambo, Imana bahe umugisha. Akoze mubyeyi. Bashimira kandi ubwibanze paruwasi ya Nyina w'Imana yitaye ku mubyeyi wacu, kenshi kuza kumusengera, kumuha ibyo umuntu uri mu marembera aba akeneye kugeza no ku isakaramentu. Rwose mwarakoze, mwakoze ubutumwa, iryo shimo murarikwiriye. Ibyo kuvuga ni byinshi, ariko no kubihina ukabivuga ku buryo buvunaguye nabyo birakunda. Bavandimwe, turi aha ngaha muri inshuti nziza, bavandimwe banjye kuva umubyeyi yashizemo umwuka bambaye hafi, ibyo bari barimo byose barabiretse baraza turafatanya. Ibyo twakoze rero nubwo byari inshingano zacu, ariko ntako bisa. Bavandimwe, kuba tugeze igihe cyo gusezera uyu mubyeyi bwa nyuma, tumukoreye ubukwe, tubukoreye aha ngaha, nifuje nk'umwana we wari ufite ubushobozi y'uko namuvanye hariya hasi nkamwubakira aha. Ni igitekerezo nagiye ngirwa n'abantu kugira ngo ari n'abana nibyariye bari bamaze kugira ubushobozi, turafatanya kugira ngo umuntu ajye amugeraho kenshi gashoboka. Aha turi ntabwo huzuye, ariko niko Imana yabishatse ko ubukwe bwe bwa nyuma ariho bubera. Ariko harahe nawe arabizi, kenshi twakunze nkanjye ubwanjye kumubwira ngo ngwino tubane. Ababyeyi rero kenshi bakunze kugira ukwihagararaho, ntabwo bamuzana ku ngufu ngo ngwino tubane, ariko haba harimo no ku bwabo avuga ati wenda nzaza nanduranye cyangwa ngere guteza ingiye gushwana mu bana mu biki. Ibyo byose umuntu agerageza kumva ugushaka kwe, ariko birangiye nyina adatashye aha turi, ariko kubusoza no kubukwe bwe tubugiriye aha ngaha. Ngewe icyo ndagishimye Imana kuba byonyine ibyo byabaye no kuba muhari. Ikindi mvuga, kubaho ni ukubana. Bavandimwe, inshuti, hari igihe ibi n'ibintu birenga umuntu. Nkeka ko buri wese uko ashobojwe, nabonye ubutumwa, ibikorwa byose biri kuba cyangwa byabereye aha ngaha mwabigizemo uruhare. Rero
icyo ndimo kubona kuri iyi si nk'ubutumwa nabonye, icya mbere maze kwemera cyangwa byanga ukunda, urupfu ruvunanye kurusha ubukwe. Nicyo nabonye. Urupfu ruratungurana, icyo ni kimwe, kandi n'umuntu witabye Imana aba agomba kugera aho agezwa mu gihe gitoya kandi gishoboka, kandi ntawe utegura bije y'urupfu, twese tubyemeranyeho. Kandi icyo bisaba ni uburyo bwihuse kandi bushoboka. Rero umunyabukwe busanzwe, kuko n'ubu ni ubukwe, we aritegura akabipuranifiya, akabipuraninga, nzakenera iki mu gihe runaka, ubushobozi mfite n'ubu. Ariko ku rupfu wapi? Icyo nabonye. Noneho naje gutungurwa cyangwa ntangazwa nuko uwagiye abona ubwo butumwa. Ngewe wenda ibintu bijyanye n'amatelefone, bamwe umuntu akampamagara turabimenye, undi akaba arampamagaye, undi akaba arampamagaye, kora urubuga, undi ati kora link, simba nzi kubikora. Ni icyo cyiza cyo kubyara, nahereza Fisto akaba bikoze uko bikwiriye, undi yampamagara nti barukoze reka tukohere. Ibyo byose niyo amaboko rero mfite nshima ni mwebwe, ibikorwa mwakoze byo gufatanya gukora ubukwe bwa nyuma bw'uyu mubyeyi nayabonye. Ntabwo ibi bihe biragorana gutakaza umubyeyi, mu bihe wagize arakubyaye, arakonyeje, arakufashije ugeze aho ugera, noneho ukumutakaza rero biragora. Ariko iyo ufite abantu bakuri hafi, ndagira nkubwire ngo ntabwo uheranwa n'agahinda. Hari ku kanyenyeri bigaragara neza ko ntako mutagize, ari ukwiyizira bigaragara neza ko ntako mutagize. Umuntu rero w'igipfapfa n'utazajya ashyira imbere ku bana, kuko ibyo mwerekanye buri wese yishimire ku mutima we. By'umwihariko sinarekura mikoro, ntabwo ndi buvuge ibirenze, nababwiye ngo ibyo kuvuga ni byinshi. Ariko umuntu witwa Dafroza, urabona twese buri wese aba ari mu miguruko, no kuba ndi i Kigali, umubyeyi yari ari n'aha, we yamubaye hafi birenze no kumuba hafi. Buri kamwe kose ajya no gushiramo umwuka yari mu maboko ye. We yahise aho nari ngeze ampamagara, nsanga yahogoye. Ariko Dafroza, igikorwa wakoze, nsabye abantu bari aha ngaha, uwo ari wese azakigushimire ku mutima we no mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose, kuko njye ntabona icyo naguha. Ntabwo wakoze inshingano, ariko twese ntabwo ariko dukora inshingano uko bikwiriye, ariko we wabaye umwihariko. Beau-frère Justin asa nkaho twabimenyeye rimwe. Bizimungu Justin nta kindi yongeye, ibyo yari arimo byose yarabihagaritse, kwirukanka za Byumba, kujyana umurambo muri frigo, muri morgue, muri ibyo byose gutegura buri kimwe cyose twarashoreranaga, twabaga turi kumwe. Ariko mwese aho muri mwarampamagaye, muranyihanganisha, mwihanganisha umuryango wacu, mwakoze ibyo mwagombaga gukora. Nkavuga ngo sinzi buri wese yumve ngo ukwitanga kwanyu ko mushobojwe, icyo ni kimwe. Ukuboneka kwanyu turi aha ngaha ni intera itayegayezwa, idasanzwe. Ndakomeye, nta cyamuhungabanya, ndi kumwe namwe, nicyo nabonye rwose. Ndakomeye kubera mwebwe, kandi tugenda dutabarana. Ariko
binyeretse ikindi kirenze ko umuntu kuba hafi y'undi ari inshingano zidasanzwe kandi zirimo ubukirisitu, zirimo ubumuntu. Nabonye abapasiteri inshuti zanjye, nabonye abavandimwe, ndashima by'umwihariko hari abantu bavuye hano Ibyumba ni Ibyumba, hari abantu bavuye Iburasirazuba nababonye, hari abantu bavuye Huye nababonye, hari abantu bavuye hirya hino i Kigali n'ahandi. Ni ukuvuga ngo buri wese aba afite gahunda, ariko yakumva ko habonetse ikibazo runaka akareka ibyo yari arimo agahita yihutira kuza. Kandi uwo muco turange birenze no kuturanga, kandi rwose ni ikintu nabonye kidasanzwe kandi cyiza. Buri wese ku giti cye yumve ko yakoze inshingano ze, kandi nanjye uko nshobojwe, uko natwe dushobojwe, ntacyo tutazakora ngo tube hafi yanyu. Bavandimwe nshuti, reka mbyinire ahangaha, turakomereza aho turabika umubiri hariya kuri SOS, hanyuma muraza kwihangana n'ubundi iki ni igicumbi cyagenewe umubyeyi, hanyuma tuze kugaruka ahangaha dukora umuhango wo gukaraba. Noneho igihe tuzaza gukora ikiriyo tuzitonda, tuganire, duhanahana ibitekerezo, hanyuma tuzaze gukaraba. Bijya bijyana no kwinegura no kongera kwibuka dusoza amateka y'umubyeyi nk'uyu nguyu. Ariko ikintu nsozerejeho, mudufatanye tubane, ukubana kwacu aho kutugejeje n'aya maboko mureba ahangaha. Ndabashimiye inshuti bavandimwe, mundi ku mutima, muri abavandimwe beza. Bari abantu bose ni abavandimwe banjye, bashiki banjye, bakuru banjye, mukuru w'umuryango ni Reverend Pasteur. Mwese uko muri ahangaha muri inshuti. Abavandimwe, umuvandimwe aba ari inshingano, ariko inshuti byo birarenze. Nabashimiye biri ku mutima, kandi nta gihe ntazabashimira. Uwiteka abaho umugisha. Murakoze. Arakoze, aragutakaza, ariko hari n'indi message iza muri ibyo bintu. Kuri iyi saha turi no mu gitaramo cyo guherekeza umubyeyi. Abo ndavuga byinshi kuko ni igitabo. Uyu mubyeyi ndamuvugaho ibintu mu byiciro bitatu kuko yabinyuzemo. Ari icyiciro cya mbere atararwa ari muzima, ari icyiciro cya kabiri ahuye n'uburwayi nk'uko pasiteri yabivuze, hari n'icyiciro cya gatatu cy'inzira y'umusaraba. Ni ukuvuga ngo muri uyu muryango uyu mubyeyi nyakwigendera ni umukazana, ndi umukazana wo kwa se wabo umugabo wanjye. Ni ukuvuga ngo nkihagera yanyibonyemo nk'umwana, ntabwo yigeze anyita umukazana. Yari afite umukobwa witwaga Mariya, ntuza Petronira, akajya ambwira ati mbona uri Petronira, atangira kumfata gutyo a Petronira. Ariho nanjye nkumva Petronira ni umwana we, nta kimufite, nkora iki? Ubwo icyo cyiciro kicaho. Muri icyo cyiciro rero uyu mubyeyi namwigiyeho ibintu bitatu. Icya mbere yanyigisharije gusenga no gukunda umubyeyi Bikira Mariya. Icya kabiri yanyigishije isuku. Mama yagiraga isuku kuva ku mubiri we kugera mu mbere hatagaragara. Icya gatatu yanyigishije gusirimuka. Ni ukuri yari umusirimu mama, yari umusirimu, abamubonaga bazi ubuzima bwe yari umusirimu. Ibyo bintu nzabimwibukiraho, kandi ibyo bintu nzajya ngerageza bikurikize kuko byambereye umuco muzima. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri rero mu burwayi bwa mukecuru, yaje nyine kurwara COVID. Murabona ko byari bikomeye, ni umukecuru. Abaganga banasaba ko ajya kurwarira Ibyumba, ndabyanga.
kandi byari bikomeye kovide. Ngira amahirwe Imana ikora imirimo ntabwo yayinteye, kandi nabaga muri umunwa gutyo nta n'agapfukamunwa narakibagirwa. Ubwo icyo cyiciro gicamo arakira, agaruka mu buzima busanzwe, abafashwe agize imvune imutunguye. Noneho imvune nk'uko pasiteri yabivuze ntiyamujengereje, ubwo aba ntakigenda. Mukecuru igihe kiza kugera ananirwa no kuhaguruka. Mukecuru dutangira kujya tureba uko duterura tujyana ku kazuba tugira gute. Biza kurangira mukecuru muri icyo cyiciro ankorera ikintu ngo bita umutima ikuba bivuga. Ari hafi kwinjira mu cyiciro cya gatatu, hari ukuntu agiye kumukorera isuku, ariko ntajya njyewe akajya ambwira ati ibi bintu nabikoreraga abakecuru. Abo bakecuru rero ati nibyo birimo kugenda bizo. Birangiye sinzi ukuntu yambwiye ati merci beaucoup, inshuro eshatu. Merci beaucoup abivuga inshuro eshatu. Merci akambwira ati daforoza ni karame, ati merci beaucoup, arongera merci beaucoup, arongera ivuga inshuro eshatu. Nibaza ikintu bishatse kuvuga, ariko avuga nti se Mana nturakoze mukecuru. Naho ubwo yabimbwiye ari kuwa gatandatu, ku cyumweru njyayo mvuye mu misa, turaganira n'ubundi dukora ibyo tugomba gukora. Birangiye arandagira ndataha. Ngiye kumva mu gitondo nka saa 11 numva umwana wo kwa Nyasi aje mu rugo, ati ngwino mu rugo baragushaka. Mu gitondo kare saa 11 n'igice ndirukanka ndagiye. Ngezeyo ati mukecuru yarembye. Ese umuntu twavuganaga kwa gatandatu ejo tukaba twavuganye ibintu yarwaye n'ibiki. Bagenda ndareba, bahamagara abavandimwe umuryango, bahamagara Herimani, baraza bafata umwanzuro kumujyana kwa muganga. Ubwo icyo cyiciro rero cy'inzira y'umusaraba aragitangiye. Twamugejeje kwa muganga ku wa mbere, atavuga atanareba. Noneho bigeze kwa gatanu aza barambwira bati padiri, bati mama wawe ntabwo ari umukristo, ni umukristo. Bati noneho padiri yaje, genda umubwira se amuha amasakaramentu. Ndagera njya kureba padiri w'ibyumba. Padiri araza aranambaza ati se yahawe gusigwa kw'abarwayi? Ndi oya, ariko mwiseguraho. Ndamubwira nti ntago avuga, kuko navuga ni padiri ntari buri kintu amuvugisha, hanyuma yenda mukecuru ntasubize. Mwiseguraho gutyo, padiri aramwegera kuri mbimubwiye, amukoreraho ikimenyetso cy'umusaraba uko bisanzwe. Arangije amuha gusigwa kw'abarwayi. Arangije nuko aramuhamagara, arabaza ati yitwa nde? Yitwa Mariya. Ati Mariya mayo, ati karame. Kuva kwa mbere atarigeze avuga, ati karame. Numva sinzi ukuntu bigenze. Aramubwira ati urashaka ko nguha Yesu? Ati ndabishaka Mana. Uwo munsi mu buzima bwanjye wambereye ibyishimo birenze. Ndishimira cyane. Noneho byaje kugera ubwo ahabwa Yesu. Bigeze nijoro tugiye kumuhindura ngo turebe uko yahindura urubavu nyine. Nuko arambaza ngo ariko ubundi turi hehe? Ntituri ibyumba. Ibyumba iwacu Nyiragasuruba? Oya, turi ibyumba kwa muganga. Arambwira ngo Mana ngo twaje ryari? Ndamutekereza uko yarwaye, uko byagenze. Ubwo dutangira kwa gatandatu, ku cyumweru waza ukamuhamagara akakumva akakureba ngayo ngo. Ubwo mukecuru kwa muganga nk'uko pasiteri yabivuze, baradusezera turataha, tuza mu rugo turaguma turagerageza, kuko bari badusezere nta kindi. Biza rero kugera mu byumweru 2 niyongera kurya, niyongera byose turagerageza. Mukecuru biranga, ariko ukabona arababara cyane, akababara ariko ntacika intege. Icyo adashaka akazunguza umutwe, icyo ashaka akagira gutya nyine, dukora gutya ibintu by'amarenga. Umunota we wa nyuma rero wa kabiri ijyayo uko bisanzwe. Ngezeyo dukora ibyo twagombaga gukora.
ngije mbona azamuye akaboko akoze ikimenyetso cy'umusaraba, ahera mu gahanga aramanura mu gatuza bihagararira aho ngaho. Nanjye ukuboko kwe ndagufata n'ubundi ikimenyetso cye cy'umusaraba birarangira, nuko ndangije ndamubwira nti amina. Agira atya azunguza umutwe nyine arabyakira. Dukora ibyo dukora, ubwo turaryamisha turarekera, ariko ukabona ibirenge bye byabaye umukara mu biganza. Reka da, umuntu wari umaze ibyumweru nta kintu ashyira ku munwa. Wakangaye kwa gatatu rero njyayo mu gitondo uko bisanzwe, ngezeyo mbona byahindukiye, mbona sinzi ukuntu bimeze. Ubwo niyambaje umugabo w'iwanjye ndamuhamagara nti manuka urebe mama wawe, aho kugira ngo mpamagare pasiteri, mpamagare Herimani se, mpamagara abandi bagiye we nari zari hafi aho, manuka urebe mukecuru uko bimeze. Yaramanutse areba mukecuru, abwira barahati muhame hafi ntimugire ikibazo. Birageza ku mugoroba twabonye igisubizo. Noneho nanjye araza kumpamagara turihe, ndimo kuzamuka mva mu rugo nzanye naho mukecuru kwa mukecuru. Mpageze ati mukuru ibyo mukora, ati dutegereze nta kintu, ati ndi kubona ari mu bihe bya nyuma. Ubwo dukora ibyo twagombaga gukora, n'ubundi turangije nkaho twakagiye kumuryamisha. Ndangije rwose turangije kwifatanya uko turi, turamwambitse turamuteguye byose. Mukecuru mbona sinzi uko bihinduye isura nyuma, bihindura isura uko nari mufashe ndi gushyira akaboko mu ikanzu ngo mwambike, mbona nyine byose birahindutse birahanyobera, turajagarara mu mutima, numva umutwe urandawurwaye kandi nta mutwe nari mfite. Noneho nareba ukuntu nari maze iminsi ugana, ariko mana uburyo mukecuru ababara waburuhuye. Ariko narumiwe ku munota wa nyuma numva ngize ikiniga, ngo nuko byagenze. Ubwo rero ikintu navuga nasorezaho, usibye gushima Imana nkashimira abavandimwe uko Imana yabivuze batubaye hafi. Hari abakecuru b'urungano rwe bamusuraga kenshi, hari abana be bo muri batisimu yagiye ambwira muri ubwo burwayi bwe. Hari umukecuru mama wa Ntawiheba ngo yamubyaye muri batisimu, hari umukecuru witwa Mbabajende nkanamukoresha ikizamini se ni Mbabajende wo kwanda ati nyina wa Rugumira, nkumva arabibuka atari bose n'abana banjye, akambwira n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero kuba yaratekereje n'abana b'abatisimu ku munota wa nyuma, nuko yari azi agaciro ko kubyara muri batisimu, kandi kubera ko yakundaga Imana. Aba rero ndangije, ni birebire, ni igitabo nk'uko nabivuze. Shimira abantu bose batubaye hafi nyine, ntabwo kumurwaza njyenyine ntabwo byari gushoboka. Nafashijwe n'abavandimwe, hari abakazana be twari kumwe, abuzukuru, abahungu be, buri wese yakoze icyo agomba gukora. None ngaha tugeze kuri uyu munsi. Ndakuramutsa Mariya, umugene mwana n'Imana, wayobowe bose na Yesu mwana w'Imana, Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, wadusabira abanyabyaha n'igihe kizaza. murakoze. Ntabwo biba byoroshye, ariko urakoze nawe. Imana iguhe umugisha. Bayuwa ni wowe ugezweho ducunguza uburyo mwete. Nje bashima Imana, nanjye manje gushima Imana iyo yararitse abantu bangana bacya kugira ngo baze badufashe guherekeza umubyeyi wacu Mariya. Gusa rero nihuse kugira ngo menye uyu mukecuru, byaturutse ku rukundo papa wambyaye yagiranye na Karinda. Baje kuba inshuti, noneho nyuma aho babereye inshuti umusaza aza kwitaba Imana. Noneho nyuma nigaserayi umukecuru yaje kujya kuri komini gushaka icyemezo cyo kugira ngo mbashe kwiga. Noneho ahuye na Karinda Claver aramubwira ati umukecuru rero ati icyemezo cyihorere, ati uwo mwana nzamurira minerivare. Umukecuru yaratashye aza kubimbwira uko byagenze. Noneho ukuntu naje kumenya umukecuru neza nibwo namumenye ngiye kureba minerivare. Icyo gihe umwaka wa mbere nari nkurangije ngiye mu mwaka wa kabiri. Icyo gihe ngezeyo
Karinda yatekereje umukecuru we Bazubagira Marie, amutekereza ukuntu byagenze n'ukuntu yemeye kunangira amafaranga ya Minerval. Ubwo uwo mukecuru yagiraga urukundo, baje kungira umwana wa gatatu wabo. Ni ukuvuga ko nagendaga nisanga kwa Karinda Claver. Icyo gihe nubwo nanganyaga imyaka na Maître Herimani, ariko njye wangeraga umwana wa gatatu. Noneho murumuna wanjye akaba uwo bita Ntakaziraho Didas. Noneho baje kundirira mu mwaka wa kabiri uza kurangira, noneho baza kurundira no mwaka wa gatatu w'igihembwe cya mbere. None ndabyibuka nari manje kumenya ubwenge, manje nanjye kumenya icyo yo gukora. Narabazaga nanjye nkagurisha ibintu, nanjye ibihembwe bibiri nza kubyirihirira. Noneho igihe cyose bakoreshaga ubukwe aho ndangirije barantumiraga. Noneho narabatwereraga, ndetse n'igihe cyose bakoreshaga ubukwe nabwiraga umudamu w'iwanjye tukajyana muri ubwo bukwe, ibintu bikagenda neza. Uwo mukecuru rero naje kugira n'amahirwe nza kubona akazi. Noneho ubwo nakoraga i Munyinya hariya, hari igihe muzehe akiriho Karinda yakoreraga haruguru, njye nkora mu by'amazi muri serivisi y'amazi nkakoreraga na hepfo. Twahura akavuga ati Paul Rita, yanyitaga Paul. Noneho nkumva biranshimishije, yarantangiye amafaranga ya Minerval nkiga, nkamusaga no mu kazi tugafatanya. Gusa nyuma ubukwe bwose bagiye bagira, ndibuka nshaka umudamu. Narongoye uwo munsi Karinda Claver niwe waje. Icyo gihe ngiye icyifuzo cyo kumwicaza impande ya mukecuru wanjye, kuko nabageranyaga nk'ababyeyi banjye. Bagiye bafasha ku bintu byinshi nagiye mpura nabyo. Icyo gihe byaranshimishije, yicaranye na mukecuru, ubukwe buza kurangira aza gutaha. Noneho nyuma naje kugira amahirwe nkora muri banki. Aho nyakwigerera rero yatabarukiye, umukecuru niwe wazaga gufata amafaranga ya pansiyo. Igihe cyose umukecuru yazaga kuri banki namwakiranaga urugwiro, yajya kumbwira akambwira ati Imana rwose izakwijyanire mu ijuru. Ayo magambo yakundaga kuyambwira. Mukecuru igihe cyose yazaga, ibyo ari byo byose nabaga afite amafaranga nkakora ku mufuko nkamuha. Ni mukecuru rero ni no gutashye uzi kunywa agasururu, mukecuru agataha yishimye. Icyo gihe ibintu bikagenda neza. Noneho nyuma kubera ko twabanaga, naje kugira igitekerezo nza kugira amatungo. Noneho nza kubwira umudamu w'iwanjye, noneho madamu, iyi nka inyana izabyara nzayiha umuryango wo kwa Karinda. Noneho umudamu yarabinyemereye. Inyana ivutse, noneho ngira n'amahirwe iyo nka iza kubyara inyana. Noneho mu bana ba Karinda umwe wari warashatse urugo, Nyasi we yarakira umusore, Maître Herimani we yari yishoboye, nza kuyiha umwana wo kwa Karinda. Iyo nka yaje gukura, ndabahamagara baraza batwara inyana yabo. Ikindi cyifuzo nari mfite ikindi cyifuzo, hari murumuna wanjye nawe kwa Karinda, natekerezaga yuko nava muri Kongo. Ibyo ari byo byose nawe zamugenera impano. Yaje kurangira ataje. Gusa rero mu burwayi yagiye agira mukecuru, nagiye mpagera. Uburwayi bwa mbere nasanze arwaye, icyo gihe mushyikiriza amafaranga. Arongera arambwira ati rwose tinari nzi kutangeraho, ngo ariko rwose Imana izakwijyanira mu gihugu cy'ijuru. Ibyo bintu yakundaga kubimbwira cyane. Ikindi cyambabaje ntakwibagirwa, ubwo naherukaga kumusura hari ibyumba, mukecuru natashye atamenye. Numva afite agahinda. Icyo gihe nasanze umudamu wamurwazaga Dafroza ariwe bari kumwe, ndetse n'umukazana we. Icyo gihe mu by'ukuri nagerageje kuhatinda ngo wenda twaza kuganira, ariko biranga. Ubona afite imbaraga nkeya cyane. Gusa nabasigiye amafaranga nagombaga kubasigira,
noneho ndababwira niba bongera kugira ikibazo bajye bamenyesha, noneho mbohereze n'amafaranga kuri telefone. Gusa rero mu kurangiza kwanjye biragaragara yuko uyu muryango wo kwa Kalinda ugira urukundo. Urebye abantu bari hano n'uburyo babasuraga kwa muganga, nanjye narabibonaga. Icyo gihe na Maître Hirimani yarahasanze, ndetse hari n'abakecuru bandi bari bagemuye, bigaragara ko barangwa n'urukundo. Gusa rero ndangiza nagira ngo rwose ndangize bashimira buri wese, Imana imwigisha aho yicaye mu byubahiro bye, mwitanze igihe cya kino gihe nta mafaranga, kandi buri wese nakatagize, navuga ni Imana ibambera umugisha. Gusa mbone rero no gusabira uyu mukecuru nyakwigendera Mariya, Imana icyo namusabire ko yazamuha ubugingo. Murakoze. guhina gukora agaraga papuro nuko nyine ibintu aba ari byinshi n'abandi kandi nuko, ariko ngira icyo nongeraho mu magambo make nk'abavandimwe, ababyeyi, inshuti. Hari ikintu mbona mu rupfu twagakwiye gufatiraho, ni ibintu bibiri. Ndashingira ku by'umupadiri yavuze hano, mureke ubushake bw'Imana bube kuri twe, ubushake bw'Imana kuri buri muntu wese, mbese ubureke ubushake bw'Imana aribwo bukubaho. Icya kabiri rero gikomeye nabonye kandi nsanzwe mbona nabasangiza ko muri hano harimo abakuru, harimo abo tungana, harimo abo nduta. Icyo ukora cyose, commitment ufite, ubutunzi bwose utunze, ubwo tuzi n'ubwo tutazi, aho ukomoka, buri muntu wese yarakwiye kuberaho undi, nta muntu wibereyeho, nta muntu wibereyeho. Ibyo Maître yavuze twagiye tubana umwanya guhera ejo, ariko turatera metero 10 ati Klo ntabwo mbyumva, uyu n'umunzani wanjye nawubonye pe, bivuze iki? Buri muntu hano hari ikintu afite, biriya bintu byose ubona ufite ni ibya mugenzi wawe. Niba mwitegereza uyu mukecuru, mubyeyi wanjye wacu, nta kindi kintu kiri hano, nibyo turi kuvuga yakoze. N'abana yakujije, mureba Maître Hirimani agira umuryango ungana gutya mwese muri hano. Bivuze ngo ibyo yakoze guhera ateruye Maître Hirimani, ateruye barumunabe bariya bose n'abandi batariho, kubageza babaye abantu b'abagabo bageze aho bageze, kugeza ku buzukuru n'abuzukuruza. Ngicyo icyo bivuze kuba umuntu mu nshingano Imana yaduhaye. Byumvikane neza. Mu magambo make rero, murakoze cyane kwihangana no kumva ubuhamya, kandi bakoze nabo duhaye ducunguza uburyo umwete. Rero padiri niba hari indi gahunda afite nyuma yambwira kugira ngo duhite dutangira ikindi gikorwa cyo kwerekeza aho tugomba gushyira umubiri w'umubyeyi. Murakoze. Twifuza twe muhaguruke tuvuge amasengesho ya nyuma, hanyuma twerekeze turi. Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasenderezwa ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, ko washatse ko uyu nyakwigendera bazubagira Mariya aba ari bo batumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wa Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burushuka imbaraga yemeza ko tuzaba. Cyo gituma hamwe n'abatubanjije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igire hose, ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungurire none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bikoresho ahubwo icyaha. twemera kandi twizera yuko twese tuzazuka. Ni muri uko kwemera ngiye guha uyu murambo umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
uze imbere ya kamera. bazubagira Mariya, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abaho Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze uzabona ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Amen. Tugiye kwakira umugisha usoza, hanyuma hakurikiraho kutwerekeza ikajyaho tugiye gushyingura. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristu. ibintu tubikore mu buryo bwihuse.
zawe uhe umuboke wawe Mariya kuruhukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. akaba ari nawe uzaho umubiri wacu gusa n'uwazutse. Muze dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka mushyire mu batagatifu bwami bwe. Nyagasani muyiruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani muyiruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani muyiruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro.